mudukurikirana mutubwira ngo courage, hari abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, mu majyaruguru, amajyepfo, umujyi wa Kigali, iburengerazuba, mwese turabakunda cyane. Hari abari hanze y'u Rwanda, hari abari Tanzania, i Burundi, Kenya, DRC, abari Congo Brazzaville, hari abari hakurya y'amazi ndavuga i Burayi, hari abari Indonesia njya mbabona, hari abari United States of America, mwese hari abari Aziya, mwese turabasuje cyane. Uyu munsi rero ya gahunda yacu yo kudapfukiranya impano z'iwacu ntizikazime, kuko ntabwo tuzi icyo umwana azakenera mu buzima bwe, ashobora kuzatungwa n'ibyo azi kandi akwiye kubikoresha. Uyu munsi rero nakiye murumuna wa Rugaju muri siporo, nakiye murumuna wa Lorenzo Christian, abasesenguzi urumva uko biri kose siporo yaza kuturyohera. Katwumve izi mpano zitandukanye, batangire batwibwira, batubwire ikintu baduhishiye, basangiza abanyarwanda kuri Gatete 250. Ndabakiye. Yego murakoze cyane. Amazina yanjye banyita muri Kimukiza Robert, aba niga mu mwaka wa 6. Nanjye nitwa Nzayisenga Sylvain, niga mu mwaka wa 5, ishami ry'imibare, ekonomi na geography. Egera mikoro. Reka dutangirire hano n'amakuru yo mu Rwanda, ndetse benshi bibaza ku makipe yabo bakunda, by'umwihariko gashobora kuba ari Rayon Sport na APR, nta gushidikanyaho ndakeka. Gatete 250, Gatete 250. Amakuru mu Rwanda, bamwe muti ese ko APR Football Club mu Rwanda ikomeye, hanyuma twajya mu mikino mpuzamahanga ikavamo hakiri kare, byaba byaragenze bite? Hanyuma rero igituma APR mu mikino mpuzamahanga ivamo kare, nibyo hano mu gihugu ntawakwirengagiza ko iri ku rwego rwo hejuru, bigendanye n'uko irokirita abakinnyi, yego irokirita abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru imbere mu gihugu, ariko bagera ku mikino mpuzamahanga ugasanga karite z'abakinnyi bari muri APR ugasanga zitandukanye cyangwa se zihabanye cyane n'abakinnyi baba bagakinnye imikino mpuzamahanga. Ntabwo ari uko twakwirengagiza ubushobozi bw'abakinnyi ba APR, ahubwo iyo turebye mu Rwanda nibyo bagerageza kurokirita babakinnyi nyine beza ku rwego ruri lokale rw'imbere mu gihugu, ariko nyine ari nabyo tuvuga. Yego muri APR duhereye mu izamu, nibyo Nivero Hamyamyiko na Adolphe Hakizimana ntabwo ari abakinnyi wazajyana imbere ya Fiston Kararama wa Pyramide ngo nakuremo imipira. Icyo kirazira, ntabwo byashoboka. Iyo tugiye mu badefanseri, ntabwo ari ukuvuga yuko APR ifite abadefanseri batakina amatsinda. Nibyo Ninye na Clement yakina amatsinda, Claude n'Umugabo yakina amatsinda, ariko iyo tugiye kuri Yunus Nshimiyimana ndetse na Jean Gilbert Kagege, abo bose ntabwo bakina amatsinda. Ntabwo ari abakinnyi baba bagakinnye amatsinda, kuko nitugenda tukareba mu makipe dusanzwe amenyereye amatsinda, turareba Al Hilal yo muri Sudani ifite Adama Coulibaly, uyu ni umudefanseri ugenderwaho mu ikipe y'igihugu ya Mali. Twajya muri Simba bafite Enoch Enonga, rimwe na rimwe DRC inyuzamo ikamuhamagara. Twajya ba Stéphane Aziziki muri Raja Casablanca mu gihugu cya Maroc. Abo ni abakinnyi nk'amakipe y'igihugu za Burkina Faso ziba zisanzwe zigenderwaho. Wajya hagati mu kibuga wareba Ruboneka Jean Bosco, uyu ntabwo ari umukinnyi wakabaye akina amatsinda bigendanye n'abakinnyi tugenda tureba amakipe akina amatsinda aba afite. Twagera Yusuf Dawuda, nibyo ni umukinnyi mwiza, ariko hari urwego atari yageraho rwo gukina amatsinda nyafurika, ariko ntabwo twirengagije ko yayakina. Nitugenda tukareba Memeri Raouf Dawo nka nimero 8, uyu nguyu ntabwo ari umukinnyi APR FC yarukirise baze gukina amatsinda. Ibi ntabwo biba bihuye, n'abakinnyi baba basanzwe bakina amatsinda. Ese mugenzi wanjye Rudiga niko ubibona? Yego, naho icyo kibazo uvuga niko nkibona, gusa ku rundi ruhande hari abandi bakomeza kwibaza ikibazo cy'ikipe ya Rayon Sport, baragira ati iyi musesenguzi mwazanye nawe agira icyo atubwiraho. Ese baba barakubaza ku ikipe ya Rayon Sport,
ari ikipe igaragara ko ikunzwe cyane, benshi bakunda no kwita amazina menshi harimo za Murera, Gikundiro. Ese kiriya gikombe cy'amahoro wowe ubona ari iki cyatumye ikirata, kuko mu mukino yagaragaje ko ari ikipe ikomeye? Urakoze cyane. Reka mbere n'ibindi biterekeranye n'igikombe cy'amahoro twagiye tubona ikipe ya Rayon Sports fazare igatangira imikino yo kwishyura ikaza, hanyuma Rayon Sports tukabona mu gice cya mbere kibanza yitwaye neza, twajya mu mikino 27, 26 ugasanga Rayon Sports itakaje igikombe, navuga ko mu buryo budasobanutse. Iyo tubyeye in terms of finance, APR Football Club isanzwe gutwara ibikombe mu Rwanda, iyi ni ikipe ifite amafaranga ihemba neza, ntabwo umukinnyi uyu munsi ari bujye gukina n'ikipe irwana no kutabanuka, kandi icyo amafaranga bo bayafite, icyo bashaka ari amanota, ngo nibaza kunyura ku muzamu cyangwa se ku mudefanseri nibagira icyo bamurebera ngo yange gutanga amanota. Ariko nujya kuri APR Football Club ntabwo umukinnyi ari gutanga amanota cyangwa ngo umuzamu atange ibitego, bitewe n'uko muri APR Football Club bahembera igihe, byaba ari ibibazo bisanzwe muri rukari imbere biba byakemuwe. Bivuze ko Rayon Sports rero ku kibazo warumbaje cy'ejo bundi cy'igikombe cy'amahoro, nibyo hari ingingo Francis Mbaya Christian nk'uko yari yabivuze ati nyuma y'uko bagiye muri penalty abakinnyi ba Rayon Sports baje kwihindukirana, hari ingingo nk'umurundi Bigirimana Bedi yaje kwanga kujya gutera penalty, kandi mu by'ukuri yari mu bari bapanzwe gutera penalty, dore ko no mu myitozo bari babyitojeje. Hanyuma rero ubwo bajyaga gutera penalty, ntabwo umuzamu Kwizera Olivier yafashe penalty ya kabiri ngo ajye kuyitera ari mu bari bapanzwe gutera penalty, ahubwo nuko umukinnyi nka Bigirimana Bedi yanze kujya gutera penalty. Kwizera Olivier aravuga ati reka ngende nyifate nyitere, hanyuma he kubura umuntu utera penalty ya kabiri. Ku bw'amahirwe make penalty ya kabiri ya Rayon Sports uwo bita Kwizera Olivier arayirata mu gahinda gakomeye. Abareyo bati igikombe twakibuze, harimo nka Fred na Wimuhanga. Abo ni abantu twagiye dutunga kamera kenshi na kenshi, barimo bagenda bisohokera gake gake, dore ko nyine bari kuvuga ko igikombe cyatakaye. None se mugenzi wanjye Rudina, nkongera kukubaza ntese ko 2018 twabonye Rayon Sports ikina imikino nyafurika nka CAF Confederations Cup, ikongera icyo gihe yari yatsinze APR Arena Retour, icyo gihe yapangura amanota 10 ya shampiyona, amanota 10 y'imikino ya shampiyona. Ese nawe ni kubibona hari igihe Rayon Sports izongera igakora icyo kintu, cyangwa n'ubundi ba nyir'umuringa n'ubundi bazongera bakomezanya ibyabo, dore ko n'ubu hashize imyaka 7 APR Football Club yitwarira igikombe, dore ko n'uyu mwaka w'imikino navuga ko Rayon Sports nta gikombe n'iki na kimwe namba yigeze itwara, ahubwo byose APR yarabitwaye. Mu bavuga ati imikino nyafurika igiye kongeriza mu kwezi kwa 8 Rayon Sports basohoke bayetse. Ese nawe ni kubibona? Ese hari umwaka wenda wazagera Rayon Sports ikongera kuranda mpuzamahanga igatwara ibikombe? Bwira nawe niba ari kubibona mugenzi wanjye Rudy. ibyo uvuga nibyo. nta Rayon Sports nikomeze kubushingemo imbaraga, kuko APR ibona igikombe kuko iba yakoze cyane, bityo nta na rimwe irajya mu kibuga ngo yicare itoragure intsinzi cyangwa se igitego, ikibona ko iba yishyuye. Bityo n'abarani bakora ibintu byabo bitonze, icyizere cyahari ku bareba ntibavemo ngo bakuke imitima cyangwa se ngo birengagize ko igikombe nacyo bashobora kugikompeta bakakibona. Ngiye ku ruhande rwanjye muri kipe ya Rayon Sports nicara igakora ibintu byayo ituje, nta bintu byo guhubagurika icyo gikombe turi kuvuga, ndetse n'ibindi zabitwara no kuranda nyafurika yitwara neza amatsinda tuvuga n'ejo. Icyizere kirahari nikora ibintu byayituje. Ikibazo cya nyuma ngiye nifuza kubaza kiragira kiti, hagati mu gikombe cy'isi kigiye kuza muri uno mwaka, we hagati y'Ubufaransa na Espagne, by'umwihariko Espagne nka Barcelona na Real, nifuje kubihuza izo kipe. Ese wowe ni iyihe kipe uri guha amahirwe? Ni Mbappe, ni Lamine Yamal? Gira icyo tubwiraho mu masegonda 30. Nibyo, urakoze cyane nimpera kuri icyo kibazo warumbajije. Hanyuma nibyo, ikipe y'igihugu y'Abafaransa ifite abakinnyi beza, ariko nugereranya n'ikipe y'igihugu ya Espagne, yes turavuga uyu munsi wa none Abafaransa ntituvuga umwana uzamutse neza, turavuga Desiré Doué, ariko nitujya muri Espagne turavuga Lamine Yamal. Ese abo bakinnyi bombi nubagereranya urasanga ibyo batanga mu kibuga bingana? Igisubizo ni oya.
uwo bita Lamine Yamal niwe utanga umusaruro kurusha Desire Doué, kubera ko nureba mu mwaka w'imikino yego nibyo Paris Saint-Germain igize finale ya Champions League, ariko nureba ku ruhare runini muri Barcelona kugera kimwe cya kabiri kugera muri kimwe cya kane ubwo yasezererwaga na Atletico Madrid, urareba ugasanga uruhare runini rwagaragaraga rwari urwa Lamine Yamal, ariko nujya wenda kuri Paris Saint-Germain urasanga uruhare runini rwari urwa Achraf Hakimi, rwari urwa Marquinhos, kuri atake hakajyaho Ousmane Dembele agatsinda ibitego. Rero navuga ko amahirwe yego kwa Faransa ni beza mu gikombe cy'isi kurusha Espagne, ariko uyu mwaka ndabibona neza ko ikipe y'igihugu ya Espagne bigendanye n'uko izagera kure kurusha Ubufaransa. Twarabibonye no muri Euro y'umwaka washize ikipe y'igihugu y'Abafaransa yavuyemo hakiri kare, kandi nitujya ku ikipe y'igihugu ya Espagne yaje kuba itwara iyi Euro, itwereka ko yari iri ku rwego rwo hejuru. Buri isi yose yarebaga ko Espagne itwaye igikombe igipafumika kandi igikwiriye. Yego, ndakeka bibazaga iki kibazo baje gusobanukirwa. Ayo niyo makuru y'uyu munsi twari tubafitiye. Abadukurikiranye mwakoze. Mwakoze.